wa Bible ikaze y'inshine with scripture. Wakemura ute ibyo utumvikanaho n'abana bawe ku birebana n'imyambarire? Iki ni ikibazo ababyeyi bajya bahangana nacyo. Ku bahungu banyu ntabwo biba bigoye cyane. Abahungu kugira ngo undize ibintu abahungu bambara bitajyanye n'ibikira, wenda nka pockets cyangwa indi myenda ubona iri aho. Ariko abakobwa bundi hano niho habera ikibazo cyane ku gitsina gore. Umukobwa wawe hari ibyo muba mutumvikana ku bijyanye n'imyambarire. Ashobora kuba yambaye ibintu bigufi cyane, ashobora kuba yambaye ibintu bimufashe cyane. Ni gute wakemura ibyo bibazo birebana n'imyambarire utumvikanaho n'abana bawe? Ababyeyi nizere ko muri hafi kabisa. Reka dufate urugero rw'ibintu bishobora kuba. Tuvuge ko umukobwa wawe agiye gusohoka afite nyina ahantu agiye bisanzwe, maze ugiye kubona umuntu asohotse yambaye akantu kangana urwara kandi kamwambika ubusa. Nawe uhise umubwira uti umva muko zamuka uhindura imyenda, naho ubundi ntaho ujya. Kumubwira icyo bishobora kugira ikintu bigeraho, kandi kuko arazamuka ahindure, arazamuka mu cyumba cye cyangwa se ajya aho yambarira ahindura ibyo yahindura. Kubera uguze impamvu ze ari bugende kuko nta yandi mahitamo ahari, nta kindi ashobora gukora kitari ukukumvira. Ariko icyo ntabwo aricyo dukeneye, ntabwo aricyo waje hano gukora kugira ngo utege amatwi. Ibyo urabizi ko ushobora kubikora bikagira ikintu bigeraho, ariko icyo dukeneye hano ni iki ngiki tugiye kureba, tugiye kwiga. Wakora iki kugira ngo uhindure ibitekerezo bye aho guhindura imyambarire ye? Icyo nicyo ukeneye. Icyo gihe uhinduye umwenda ariko ibitekerezo ntabwo uhinduye. Urakora iki rero kugira ngo uhindure ibitekerezo bye aho guhindura imyambarire ye gusa? Aho niho ruzingiye, aho niho hari izingiro ryo gukemura ikibazo utumvikanaho n'abana bawe ku birebana n'imyambarire. Hari ibintu bitatu ugomba gukora, reka tubiganireho kugira ngo uhindure ibitekerezo bye aho guhindura imyambarire ye. Ibyo bintu ni ibiki? Icya mbere ugomba kuzirikana ni iki: kimwe nawe, umwana wawe aba ahangayikishijwe n'ingaruka zo kwambara nabi, ndetse wenda no kukurusha. Icyo ugomba kukizirikana. Umwana wawe ahangayikishijwe n'ingaruka zo kwambara nabi ndetse wenda no kukurusha. Mu by'ukuri umwana wawe ntaba ashaka ko abandi babona ko ari umusazi bitewe n'ibintu yambaye, cyangwa ko agamije ko bamureba bitewe n'ibyo yambaye. Ubwo rero icyo ukwiriye gukora hano ni ukumusobanurira neza witonze ko hari imyenda imwambika ubusa idatuma agaragara neza, kandi umusobanurire n'impamvu. Mubwire, musobanurire neza witonze, utamukangamira, utamubwira nabi. Musobanurire neza ko imyenda imwambika ubusa ihari, kandi ko ari iyo ngiyo muri kuvugaho, kandi ikaba ituma atagaragara neza, kandi umusobanurire n'impamvu. Kubera ko umwana wawe ashobora kuba ahangayikishijwe n'ukuntu ateye, ujye wirinda kuba wakumvikanisha ko afite inenge ku mubiri. Umubwire uti ariko se urambara aka kantu ureba n'ukuntu ungana n'iyo nda yawe. Oya, umubwira gutyo. Cyangwa umubwire ngo urabizi ko ubyibushye gutya ariko warangiza ukambara ibyo bintu. Oya, bireke ibyo ngibyo byo kumukomeretsa, ahubwo umugira inama y'ibindi bintu yakwambara. Gusa ibi bisaba ubuhanga bukomeye kugira ngo ubanze wumve ukuntu gahunda hano ziba zimeze. Ushobora no gutangira umubwira ko rwose nawe nk'umuntu mukuru ahangayikishijwe n'ingaruka zo kwambara nabi, ndetse wenda akaba anakurusha guhangayikishwa nazo, kandi ukamushimira ko agerageza gushaka ukuntu yakwambara. Icyakora byaba byiza agize atya ntashye. Ibyo biragufasha. Mbese hano ni ugukoresha ururimi
ruri diplomatic, reka bariko tubyita sibyo. Hano biba bisaba gukoresha diplomasi yawe rero niyo izatuma ukemura icyo kibazo, kandi abantu twese dukunda kubahwa. Iyo umuntu aje kukuganiriza yakubashye bituma ibintu bigenda neza. Nawe rero ukeneye kuba umudipolomate sibyo, ukeneye gukoresha diplomasi, ukeneye kugira diplomasi nziza kugira ngo ubashe kuganira n'umwana wawe ku birebana n'ingingo, cyane ko nawe ntabwo aba yifuza kuvugwa nabi. Nubwo yaba akunda ibintu bigufi ariko ntabwo yifuza kuvugwa nabi. Gendera kuri icyo kintu cyo kuba atifuza kuvugwa nabi cyangwa kurebwa nabi cyangwa se kurebwa nk'umusazi, kurangarirwa n'abantu bose, gukomerwa n'abantu bose kubera ukuntu yambaye. Gendera kuri icyo cyifuzo umuntu aba afite cy'uko atakwifuza kumera gutyo, hanyuma ukigendereho umushimire ariko unamufashe mu buryo bwiza. Ababyeyi hano ubwo icyo mukeneye cya mbere ni igiki? Ni ukuba abadiplomate beza, ni ugukoresha ni ukugira diplomasi nziza, kumenya ukuntu mwegera abana banyu mukaganira kuri izo ngingo. Ibyo byabafasha gukemura ikibazo mutumvikanaho ku bijyanye n'imyambarire. Icya kabiri mugomba kuzirikana ababyeyi b'ababibure turi kumwe, wowe mubyeyi w'umubibure jya ushyira mu gaciro sibyo. Ibaza uti ese uyu mwenda ari amahame ya Bibiliya urengera cyangwa nuko gusa numva nawushaka? Niba ari uko wowe wumva utawushaka gusa, ese ntiwareka uwo mwana akawiyambarira? Hari ababyeyi bameze ukuntu sibyo, yumva wenda adakunda ipantaro n'urugero. Niba umwana wawe iyo pantaro atari gafunga misozi nk'uko nyanyumva, niba iyo pantaro itamuhambiriye cyane, wamuretse akayambara nubwo wowe udakunda amapantaro. Ese niba udakunda amakanzu cyangwa se amajipo cyangwa se ubundi bwoko bw'imyenda, dore abakobwa mugira ubwoko bwinshi bw'imyenda, niba umwana wawe bitamwambitse ubusa, niba bitamutesha agaciro, ngo nuko wowe utabikunda ntiwareka akabyiyambarira. Jya ureba ushyire mu gaciro ku bijyanye n'iyo ngingo, kandi ni ukuri bizaba byiza. Umubyeyi w'umubibure, icyo ukeneye ni ukureba ko imyenda y'umwana idafite izi ntenge. Abakorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 24. Abakorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 24 haravuga ngo iki? Haravuga ngo ibyo ntibishaka kuvuga ko dutegeka ukwizera kwanyu, ahubwo turi abakozi bakorana namwe kugira ngo mugire ibyishimo kuko ukwizera kwanyu ariko mushikamyemo. Niba amahame ya Bible avuga ko umuntu agomba kwambara atya n'atya, akaba yarayizeye, akaba afite ukwizera gushingiye kuri ibyo bintu, niba atari kunyuranya n'uko kwizera kwe, wamwihoreye, kuko nta muntu utegeka ukwizera kundi. Uwo mwana dore ikintu agomba kwambara ukuntu kigomba kuba kimeze. Timoteyo wa mbere igice cya 2 umurongo wa 9 n'icumi. Ndifuza nanone ko abagore birimbishisha imyambaro ikwiriye, biyubaha kandi bashyira mu gaciro, batirimbishisha imideri yo kuboha mu musatsi, zahabu n'amasaro cyangwa imyenda ihenze cyane, ahubwo birimbishishe mu buryo bukwiriye. Abagore bavuga ko bubaha Imana, ni ukuvuga binyuze ku mirimo myiza. Niba imyenda yambaye igaragaza ko yiyubaha kandi ashyira mu gaciro, nk'uko n'abagore ba kera birimbishishaga kubaha Imana kandi bakagira imirimo myiza, ni ukuri mureke jya ushyira mu gaciro, ntugakabirize ibintu. Icya gatatu rero, ntugapfe kubwira umwana wawe ubwoko bw'imyenda ubona budakwiriye. Mubwire ngo ubu bwoko bw'imyenda mbona nta kigenda, buriya mbona nta kigenda, ahubwo umufashe kubona imyenda ikwiriye. Reka dufate urugero. Hari ibintu ushobora kwibaza. Reka tujye ku mwana. Uyu mwitozo muzawukore wowe mwana, wowe mubyeyi ndetse n'umwana wawe ushaka kuganira nawe ku bijyanye n'ibintu bitera amenyo nko ku myambarire. Uzi ukuntu muzabigenza? Fata urupapuro rwawe, nawe afata urupapuro rwe, hanyuma dukore uyu mwitozo. Nibyo bizabafasha.
twagiye tugiye guhera ku mwana uko wahitamo imyenda. Ugiye kugira aho wandukura kuri rwa rupapuro rwawe wowe mwana, hanyuma nawe mubyeyi ufata aho wandikira ku rupapuro rwawe. Hanyuma nimurangiza kwandika ku mpapuro zanyu zombi, muraza kugurana ibyo mwanditseho maze muganire ku bibazo mwagiye mutanga. Hanyuma ku birebana n'amahitamo ya buri wese, muraza kurangiza icyo cyicaro cyanyu mukemuye ibibazo mwari mufite ku birebana n'izo ngingo zitandukanye. Twagiye ku rupapuro rwawe wowe mwana, niwe tugiye guheraho. Tekereza ku mwenda wifuza kugura cyangwa kwambara. Ikibazo cya mbere ugiye kwibaza, kuki ukunda uwo mwenda? Reka nguhe impamvu zishobora gutuma ukunda uwo mwenda, hanyuma nawe urazitondeka ukurikije izigize gute? Urazitondeka ukurikije izo uha agaciro kurusha izindi. Izo mpamvu ni izo. Ese ukunda uwo mwenda kubera izina ry'umwenda cyangwa marike yawo, ibintu nk'ibyo? Ese ukunda uwo mwenda bitewe n'uko ukurura mudahuje igitsina? Ese ukunda uwo mwenda bitewe n'uko utuma abo mungana bakwemera? Ese ukunda uwo mwenda kubera ko ugukwiriye? Ese ukunda uwo mwenda kubera ko uhendutse? Ese ukunda uwo mwenda kubera ibindi bintu bitari ibyo tuvuze? Fata ibyo bintu ugenda ubitondeka ukurikije icyo uha agaciro kurusha ikindi. Hanyuma twagiye kuri urwo rupapuro wowe mwana niwe tukiriho. Ababyeyi bawe baramutse babonye uwo mwenda bashobora kuvuga bati ntukwiriye. Ese bashobora kuvuga bati byibuze. Ese bashobora kuvuga bati nta kibazo. Vivura icyo ubona gikwiriye. Vivura icyo ubona gikwiriye. Ni iki bavuga baramutse babonye uwo mwenda wawe? Ni iki bavuga? Hanyuma andika, ese niba wanga, ahanini bizaba bitewe n'iki? Bizaba bitewe n'uko uwo mwenda wawe utuma abo mudahuje igitsina bakwifuza. Bizaba bitewe n'uko uwo mwenda uzafite epfo na ruguru. Bizaba bitewe n'uko ukabije kujyana n'ibigezweho. Bizaba bitewe n'uko iyo wambaye uba ubasebeje. Bizaba bitewe n'uko uhenze cyane se, cyangwa bizaba bitewe n'izindi mpamvu? Andika icyo ubona kizabitera niba wanga. Bazaba bitewe n'iki? Hano biragusaba kudashyiramo amarangamutima. Hanyuma rero ibaza uti, inama ngirwa n'ababyeyi ku bijyanye n'imyambarire ubundi zingirira akahe kamaro mu buzima busanzwe? Na mbere y'uko tutagira ibyo twumvikanaho ku bijyanye n'imyambarire, ubundi izo nsanzwe ngirwa inama n'ababyeyi banjye, izo nama niyo nzakira zingirira akahe kamaro? Hanyuma niba bishoboka, se hari icyakorwa kugira ngo uyu mwenda ube ukwiriye? Niba mugomba kuwongera, kuwugabanya, cyangwa se kugira ibindi bintu muwukuraho, hari ikindi kintu cyakorwa ku buryo uyu mwenda tutari kwemeranyaho waba ukwiriye? Niba gihari ni ikihe? Ese gikozwe wabyemera? Uwo mwitozo ukoze wowe mwana uwugumanye mu rupapuro rwawe. Twagenda no ku mubyeyi. Wowe mubyeyi, n'icyo ugiye gukora ku rupapuro rw'umubyeyi, tekereza ku mwenda runaka umwana wawe yifuza kwambara cyangwa kugura. Wowe mubyeyi, utekereza ko ari iki gituma umwana wawe akunda uwo mwenda? Ngiye kuguha impamvu zishobora gutuma awukunda, hanyuma urajya ubitondeka ukurikije icyo utekereza ko aha agaciro kurusha ibindi.
ugiye kumutekerereza. Ese utekereza ko umwana wawe akunda uwo mwenda kubera izina ry'umwenda? Utekereza ko akunda uwo mwenda kubera ko ukurura abo badahuje igitsina? Ese utekereza ko akunda uwo mwenda kubera ko utuma urungano rwe bamwemera? Ese utekereza ko akunda uwo mwenda kubera ko mukwiriye? Ese utekereza ko akunda uwo mwenda kubera ko uhendutse? Cyangwa hari ibindi bintu utekereza ko bituma akunda uwo mwenda? Bitondeke ukurikije ibyaha agaciro kurusha ibindi. Hanyuma noneho reka tujye ku kindi kintu. Nawambara uzahita umubwira ngo iki? Uzahita umubwira ngo ntukwiriye? Uzahita umubwira uti byibuze? Cyangwa uzahita umubwira uti nta kibazo? Vivura icyo uzamubwira muri ibyo bitatu. Icyo uzamubwira. None se ubundi wowe ku giti cyawe ni iki cyatuma utemera uwo mwenda? Ni uko utuma akurura abo badahuje igitsina, cyangwa se atuma abo badahuje igitsina bamwifuza? Ese ni uko udafite epfo na ruguru? Ese ni uko uwo mwenda ukabije kujyana n'ibigezweho? Ese ni uko awambaye yaba agusebeje cyangwa se yaba abasebeje? Ese ni uko uhenze cyane? Cyangwa ni ibindi bintu bituma wowe utemera uwo mwenda? Ese kuba udakunze uwo mwenda byaba biterwa n'uko utandukanye n'ibyo wifuza? Ese niba bishoboka hari icyakorwa kugira ngo uwo mwenda ube ukwiriye? Wowe ubona cyakorwa kugira ngo uwo mwenda ube ukwiriye n'ubwo ubu ngubu uri kubona udakwiriye? Ese icyo kintu gikozwe kuri uwo mwenda wabyemera? Hanyuma rero nyuma yo gusubiza ibyo bibazo, nyuma yo gukora uwo mwitozo, noneho mugurane izo mpapuro. Mugurane izo mpapuro. Muri iyi myambarire yawe ni nk'icyapa kibwira umuntu uwo uriho. Imyenda yawe igaragaza ko uri muntu ki. Niyo mpamvu iki kibazo kukiganiraho ni ibintu by'ingenzi cyane. Ngaho rero mugurane impapuro. Biragutunguye ibyo ubonye ku rupapuro rwa mama cyangwa papa? Se biragutunguye ibyo ubonye ku rupapuro rw'umwana wawe? Uwo mwitozo nimukora bizatuma muganira mufite ibintu mushingiraho, bizatuma kuganira kwanyu byoroha. Nta kindi kintu urwo rupapuro rubafasha. Kuganira kwanyu bita byoroha, bigatuma mukomeza kugira gute? Mukomeza gukemura ibibazo mutumvikana. Tugeze ku musozo, none wakemura ute ibyo utumvikanaho n'abana bawe ku bijyanye n'imyambarire? Wibuke ibintu twabonye. Icya mbere, ukeneye guhinduramo imyumvire. Ikintu ukeneye kurusha ibindi twabonye kandi twize nuko ugomba guhindura ibitekerezo by'umwana wawe kuruta uko uhindura imyambaro ye. Icyo kizirikana. Ugomba guhindura ibitekerezo by'umwana wawe kuruta uko uhindura imyambaro ye. Ikintu cya mbere ugomba kuzirikana kugira ngo ibyo bigereho, ugomba kuzirikana ko umwana wawe nawe ntabwo yifuza kuvugwa nabi cyangwa kwambara nabi. Jya uzirikana ko ibyo bintu biba bimuhangayikishije. Ibyo nubizirikana bizatuma umushimira, noneho umukosore mu bugwaneza. Icya kabiri, jya ushyira mu gaciro. Hari igihe udakunda umwenda runaka ariko bitavuze ko udakwiriye. Rero jya umureka wambare niba nta mahame yo muri Bibiliya urengera. Mu Bakorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 24 no muri Timoteyo wa mbere igice cya kabiri umurongo w'9 n'icumi. Niba umwenda utarengera ayo mahame, kuki utamureka ngo wambare? Kabone nubwo wowe waba utawukunda. Kuba udakunda ikijumba ntabwo bivuze ko kitaribwa. Rero kuba udakunda umwenda ntibivuze ko udashyize mu gaciro. Reba niba utarengera amahame ya Bibiliya gusa. Nanone icya gatatu ukwiriye kuzirikana, ntabwo ugomba kubwira umwana wawe ubwoko bw'imyenda budakwiriye, ubona ko budakwiriye. Oya, ahubwo umufashe kubona imyenda ikwiriye. Kugira ngo umenye inoti ya feke, ntabwo bigusaba kuzana inoti za feke ngo werekane inoti za feke ukuntu ziba zimeze. Ahubwo utanga ibimenyetso, ukamenya ibimenyetso bigaragaza inoti ya nyayo. Hanyuma ubwo uhita bifite ntabwo ari iya nyayo. Ikibazo gihita gikemuka.
Ereka umwana imyenda ikwiriye. Ibyo bibona bidakwiriye wizana urutonde rwabyo nawe azabimenya. N'uba wamubwiye ibikwiriye ubwo bitari muri aho ntabwo bikwiriye. Twabonye ikintu ushobora gukora kindi rwa rupapuro rw'imyitozo. Mwembi nimwandike bya bintu twavuze. Hanyuma mugurane impapuro. Bizagutangaza ukuntu umwana wawe abona ibintu. Nawe bimutangaza ukuntu nawe ubona ibintu. Ariko icyo kintu mwakigerageje ukareba ko kitoroshya ibiganiro. Ni ikiraro cyiza cyo kubahuza. Ni ikiraro cyiza cyo kumva icyo umwana atekereza. Ni ikiraro cyiza cyo gukemura ibibazo mutumvikanaho ku birebana n'imyambarire y'abana bawe. Ibyo bizabafasha. Birashoboka ko hari ikintu tutavuze wenda gishobora kujyana n'ibi bintu kugira ngo gifashe ababyeyi gukemura ibibazo batumvikanaho n'abana babo ku birebana n'imyambarire. Icyo kintu ushobora kugishyira muri komenti aho hasi. Hanyuma ababyeyi bakigira hano bakaza no kwigira muri komenti. Nta kintu bitwaye. Ubunararibonye bwacu twese ni ugufashanya nk'umuryango mugari wa Shine with Scripture. Niba ukoze subscribe aho hasi ikaze muri uyu muryango. See you in the next one.